Alo. Umva Karyungu ndakwiyamye usabe nyoko n'ibyangu uzabusabe mushiki wawe. Karyungu bimeze bite? Neza. Nibagiwe kukubwira ikibazo usigaye mfite muri iyi minsi. Cya kindi cyo kunyara ku buriri. Wapi naguze yuko cya kibazo cyo kunyara ku buriri nagicitseho mu kindi cyumweru. Cyo gusarasa. Gasara ibiranda nzuzi wapi. Ikirwaye cyo mu mutwe wese ikibazo ufite niki? Sigaye mfite ikibazo cy'irari. Ngera nahanitse umwenda w'umukobwa. Ngahita ngira irari. Irari ku gitsina gabo ni ibisanzwe. Nge irari mfite ni umwihariko wagira ngo nwaje abagabo 5. Ubwo amatungo y'abandi sago we nturi buyafate ku ngufu. Aho none waba urengereye cyane ariko ndi kugera nko ku mwenda w'umukobwa yanitse nahita mbishaka mani, nagera nko kwikanga nahita mbishaka, nagera nko kwijipo noneho nahita nimagina turi kubikora neza. Ko numva irari ufite uri rusha isaze n'isake ubu niba ari bugufunge. Karyungu nkuko wari ubivuze neza nakomeje kwirinda sha byarangira bamfunze tu. Ariko mani nkuko babivuze abagabo turemwe nabi. Wayiciye wose inyisi igikoresho system kwaje kavuna umuheto uzikoshye. Ubwo se system ivuyeho nakitwa umugabo nakitwa umugore nakitwa iki? None se ari kugira ngo bagufunge imyaka 25 yose ni wajya kwa muganga bakayikuraho system kwaje. Agapepe kanjye sha umuryango nkawukuramo agahu kwa muganga bajyanye nako. Reka ngugira inama toxine utagabanya iryo rari. Ibaze yuko umuntu asigaye kureba mu maso akari kubonamo. Ukuri rari mfite ntago risanzwe. Ushobora kugira ngo ni ibyoroshye. Ziko nagiye kwa muganga bapima insake nanjye bapima n'irari ryanjye basanga shango ndirusha isake. Ko numva bikaze. Ahubwo nimba ufite kuri telefone wanizaho nkagira utwo nikorera. What type of plane is this? Kuramo aga password. Hariho amayinite. Amayinite ariho ariko mfite SMS. Hariho SMS. SMS zirabaye nta kibazo. Mfiteho n'abakobwa benshi. Kasongo mumbali nyanga yagiye Kasongo mbona wewe urakoze cyane songa libala oyeye rero Karyunguri ntago natinda ahangaha nyine wakoze kandi kumpe SMS uzaze nje kwihera mbazifite da reka njye kwitegura abashyitsi bataza bagasanga nago turi kumwe sawa iminsi myiza nta kibazo. Alo. Umva Karyungu ndakwiyamye usabe nyoko n'ibyangu uzabusabe mushiki wawe. Mu mazi. Iki? Bisa nibi. Bibimbayeho nibikira. Umuntu akamamagara nukana n'ikintu dupanga. Alo. Umva wagicucuwe cy'umuhungu kitazi no kwikarada ntukajye unekereza n'ujye unekereza ujye ushyiraho akadomo. Ese umuntu nyandikira katurebe Karyungu ndakwiyamye abantu baranziza iki n'ikindi gihe umenye ko nticuruza nanjye reka mwandikire muri kunziza iki. Ndumva munacubije. Karyungu reba iyo message wohereje. Message nohereje si toxique tumaze kohereza message kandi iyo message yohereje ngo ni iyi wambabariye ukama umupuri Sasa huyu ko numva merewe nabi wanabaye. Alo. Umva Karyungu usabe kaka wawe n'ibyangu ufate ihene iwawe ntuzongere kumbwira ubusa. Karyungu nicaye mu rugo ndategereza ndaheba mbura n'umwe mu bantu bose nandikiye nta n'umwe wanyemereye.
Sasa huyu